uburyo bumwe bwihuse bwo gutera imbere mu bukungu ariko abantu benshi batinya kubukoresha. Ubu buryo no kwigana ibimaze gukorwa n'abageze aho wifuza kugera. Ku ishuri gukopera bishobora gufatwa nk'uburiganya, ndetse iyo ubikoze urabihanirwa, ariko iyo bigeze muri business, gukorera amafaranga no kubaka umutungo, gukopera bihinduka iturufu nziza cyane, ndetse umuntu utazi gukopera akenshi yisanga mu ngorane zikomeye cyane n'ibibazo by'amafaranga. Abantu benshi nibakoresha ubu buryo kubera kamere yabo itabemerera kwemera ko bashobora kwigana no kwigira ku wundi muntu. Hari abantu benshi bumva ko gukopera abandi hari ikimenyetso cy'ubuswa cyangwa se akaba ari ukubura umwimerere. Ariko hari umugabo witwa Monish Pabrai. Uyu mugabo we ibyo byose ntabwo yabyitayeho. Yafashe umuntu umwe wamaze kubaka ubukire witwa Warren Buffett, maze yiyemeza kumwigana nawe akubaka ubukire. Yize uko Warren Buffett akoresha umunsi we wose kuva abyutse kugeza aryamye, uko akora business, uko afata ibyemezo, ndetse n'uko atekereza ku ishoramari. Ikintu gitangaje nuko ibyo yabikoze ataranigeze aba inshuti ya Warren Buffett cyangwa se ngo amumenye mu bundi buryo bwihariye. Uyu mugabo wiganye Warren Buffett nyuma yaje kubaka umutungo ungana na miliyoni 154 z'amadolari. Pabrai yita shameless corner, bishatse kuvuga umuntu wigana abandi nta kimwaro na kimwe bimuteye. Mbere yo kwinjira neza muri aya mayeri yo kwigana abandi ashobora kugufasha kugera ku mutungo, banza wumve iyi nkuru gato kugira ngo igufashe gusobanukirwa neza ibyo tugiye kugarukaho. Hari quartier irimo station ebyiri za essence zegeranye neza, imwe iruhande rw'indi. Zose zigurisha essence imeze kimwe ndetse zikayigurisha ku giciro kimwe. Igitangaje ariko nuko muri izo station ebyiri, imwe ari igira abakiriya benshi ku buryo akenshi imodoka ziba zinatunze umurongo ngo bazishyiriremo essence, kandi hirya gato cyane muri metero nkeya hari indi station itariho imodoka n'imwe, ariko ba nyiri imodoka bakemera gutegereza batunze umurongo. Kuri station ya mbere imodoka ziba ziri ku murongo muremure cyane, abakiriya barayizera kandi amafaranga arinjira cyane rwose. Ni mu gihe indi yo iri gutakaza amafaranga buri kwezi. Ese ni iki gitandukanye izi business ebyiri? Station ya mbere ari nayo igira abakiriya ikora ibintu byoroheje cyane, ariko biyifasha kubona abakiriya. Iyo umukiriya ahageze bamuhanagurira ibirahure ku buntu, ndetse bakagenzura umwuka uri mu mapine, waba ari muke bakamushyiriramo undi. Hari utuntu duto cyane bakorera umukiriya tutabatwara amafaranga menshi, ariko tugatuma umukiriya yumva yitaweho cyane. Ikintu gitangaje nuko station ya kabiri itabona abakiriya ibona ibyo byose buri munsi. Strategy iri gutuma mugenzi wayo atsinda iri imbere y'amaso yayo, ariko ba nyirayo ntabwo bari kwikopera. Ibi byose biterwa n'icyo twakwita ego, cyangwa kumva ko gukora iby'abandi nta shema ririmo cyangwa se ugutakaza umwimerere. Abati twe ntabwo twigana abandi, twebwe dukora ibintu mu buryo bwacu. Nyamara business yabo iri guhomba cyane, kandi barabona neza uburyo bagenzi babo babigenza bakabona abakiriya benshi. Hari ikintu kidasanzwe kuri kamere ya muntu gituma kwakira igitekerezo cyiza cy'undi muntu bitatworohera. Igisubizo cy'ikibazo cyawe gishobora kuba kiri imbere yawe, hakaba hari n'undi muntu wamaze kukibona neza rwose agatangira no kukigerageza, ndetse bikaba byaranamaze kugaragara ko bishobora gukora, ariko wowe ukanga kubikoresha kuko ushaka kuba original. Uhora wibwira uti ngomba gukora ibyanjye. Monish Pabrai we yahisemo gukora ibinyuranye n'ibyo. Dore uburyo Pabrai yamenye Warren Buffett ndetse akiyemeza kumukopera, kugeza ubwo nawe yubatse umutungo urenga miliyoni 145 zose z'amadolari. Umunsi umwe Monish Pabrai yarari ku kibuga cy'indege cy'ahitwa Heathrow ategereje indege. Mu rwego rwo kutarambirwa vuba, yahise afata igitabo cyitwa One Up on Wall Street. Iki ni igitabo cyanditswe na Peter Lynch. Atangiye kugisoma yahuye n'inkuru zivuga kuri Warren Buffett. Icyo gihe Pabrai nta bumenyi bwinshi yari afite ku bijyanye no gushora amafaranga cyangwa ubucuruzi. Yari umwenjeniyeri usanzwe ukora ibiraka. Mu gihe yasomaga icyo gitabo nibwo yageze ku nkuru yerekana ko Warren Buffett yaramaze imyaka irenga 40 akorera inyungu hafi 31% buri mwaka. Ni ukuvuga ko umutungo we wiyongeragaho 31% buri mwaka mu myaka 40 yose yari ishize. Abashoramari benshi bananirwa no kugera no ku 10% ku mwaka. Kuri iyo page Pabrai yarahatinze cyane, maze yunguka igitekerezo gishya. Yaratekereje ati byanze bikunze uyu muntu azi uko umukino wo gushora amafaranga ukinwa. Hanyuma ahita yibaza ati kuki nta mwigana byonyine, nanjye nkakora ibyo akora nta gushaka gushyiramo amarangamutima yanjye. Pabrai yageze iwe mu rugo maze atangira kwiga Warren Buffett nk'aho ari akazi ke ka buri munsi. Yatangiye gusoma ibyo Warren Buffett yanditse byose, areba interview ze zose, asoma ibitabo byose yashoboraga kubona bimuvugaho. Yatangiye no kujya ajya mu nama ngarukamwaka zitwa Berkshire Hathaway. Iyi ni inama ngarukamwaka
Iyi nama yitabiriye mu gihe kirenga imyaka 20 kuko iyo nama yitabirwaga n'abakire benshi, ariko Pablo we yabaga ashaka kureba ndetse no kumva ibyo Warren Buffett ari buvugireyo. Yatangiye gukopera ibintu byinshi cyane kuri Buffett, uko ategura business ze, uko atangira umunsi we, uko akoresha igihe cye, ndetse Pablo yatangiye no gusoma amasaha 5 cyangwa 6 ku munsi kandi agakora cyane ari wenyine nk'uko yabonaga Warren Buffett abigenza. Mu myaka yakurikiyeho amafaranga yatangiye kuza. Pablo atangira gukorera za miliyoni mu madolari. Mu mwaka wa 2007 Pablo yateye indi ntambwe ikomeye cyane, afata icyemezo cyo guhura na Warren Buffett imbona nkubone. Buri mwaka Buffett yajyaga ategura umuhuro ugamije gusangira ifunguro rya saa sita n'umuntu wamuhaye amafaranga menshi, by'umwihariko wamuhaye amafaranga ashyigikira ibikorwa bye by'ubugiraneza. Pablo n'inshuti ye bishyuye 650 by'amadolari kugira ngo basangire ifunguro na Buffett. Aya mafaranga ararenga miliyoni 958 z'amanyarwanda. Abantu benshi bumvise ayo mafaranga batanze batangira kuvuga bataba abantu barasaze, ariko Pablo we yabonaga ibintu mu buryo butandukanye. Mu muco w'abahindu hari ikintu bita Guru Dakshina. Ni impano umuntu aho umwarimu cyangwa se umuyobozi wamwigishije iyo amashuri ye ayarangije. Kuri Pablo, Buffett yari umuntu wamwigishije ibintu byinshi cyane, nubwo nta na rimwe bari baricaranye ngo baganire. Yari yarafashije umuntu wari umwenjeniyeri gusa guhinduka umumiliyoneri. Wumvise iyi nkuru ushobora guhita wibaza uti kuki abantu benshi se batigana bakire ngo nabo bahinduka bakire? Niba gukopera cyangwa kwigana uburyo bw'abatsinze bifite imbaraga gutya, kuki abantu benshi batabikora? Ku ishuri gukopera bishobora gufatwa nk'uburiganya, ndetse iyo bikoze uranabihanirwa. Nuko tugakura twumva ko kugira ngo tugire agaciro tugomba gukora ibintu mu buryo bwacu nta kwigana abandi. Ariko kuri nuko abantu benshi batsinze batangiye bigana abandi, gusa ntabwo bakunda kubivuga. Urundi rugero ni Sam Walton. Uyu ni washinze Walmart, ni imwe mu masosiyete manini cyane y'ubucuruzi ifite amashami hirya no hino ku isi. Iyi sosiyete kuri ubu ikaba ifite agaciro kasaga triliyoni y'amadolari, aya nasaga miliyaridi igihumbi. Sam Walton yajyaga mu maduka yabo bahanganye afite agakaye n'ikaramu, akareba uko amaduka yabo ateye, aho bashyira ibintu, uko bategura ibyapa byamamaza, uko abakiriya babakira, abakozi bakoresha n'ibindi byose yabashaga kubona akabyandika mu gakaye ke. Yabonaga ko ari kimwe mu bintu byiza cyane kandi by'ingenzi mu kazi ke. Birasa naho utiganye uko abandi bakora udashobora gutera imbere, gusa si buri gihe ugomba kwigana umukire runaka ngo wizere ko bwo nawe uzashyira, kuko hari ibindi bintu uzaba ugomba gushingiraho kugira ngo yemeze kwigana umuntu runaka. Ntiwakwigana Lionel Messi ngo uzabone amafaranga menshi nk'ayabona muri football utarigeze unakinira ikipe y'akagari, gusa ushobora kwigana umuntu wakirijwe no gucuruza imyenda ya siporo. Irindi kosa abantu bakora mu kwigana abandi ni ugushaka kubona ibisubizo vuba, bakirengagiza ko uwo muntu bashaka kwigana amaze imyaka myinshi cyane yubaka ibyo babona afite. Intsinzi ntabwo yubakwa n'igitekerezo kimwe kinini, yubakwa n'ibyemezo bitoya 1000 bishyirwa hamwe buri munsi mu gihe kirekire. Uko utegura igitondo cyawe, uko ucunga ibikurangaza, uko ukoresha igihe cyawe, ndetse n'uko ufata ibyemezo. Ni nko kujya muri gym. Ntabwo ushobora kujya muri gym icyumweru kimwe ngo uhite uzana amatuza nk'uko ubishaka. Ugomba gukurikiza gahunda z'umutoza, rimwe na rimwe akanagukoresha imyitozo ivunanye utanashaka, ndetse ukabikora iminsi myinshi kugeza bibaye akamenyero. Ni nako bimeze kugukopera abandi. Ntukigane gusa ibice by'ubuzima by'uwo muntu ushaka kwigana bigushimisha cyangwa se bikorohera gusa. Genda wige systeme yose, uko umuntu ategura umunsi, ukakora, ukafata ibyemezo rimwe na rimwe binagoye cyane, uko yiga, ukacunga igihe, ukakemura ibibazo, mbese ukopere systeme yose. Ibi kandi ntibivuze kwiyibagirwa ngo utangire kubaho nk'undi muntu ubuzima bwawe we nkaho ntacyo bukimaze. Mbere yo gukopera umuntu uba ugomba kubanza kumenya neza icyo ushaka, ukamenya umuntu ugifite, ukitegereza uburyo yakoresheje ngo akigereho. Ibyo bikaba ari byo wigana. Niba uri umuntu uri kugerageza kubaka ikintu ariko ukumva nta na kimwe kiri gukora ngo bigende neza, fata akanya wibaza ikibazo kimwe cy'ukuri. Utese ndi gukopera icyamaze gukora cyangwa ndi kugerageza kuba originali mbere yo kugira icyo ngeraho? Kuko birashoboka cyane ko formule yo gutsinda iri imbere yawe, ndetse hakaba hari mugenzi wawe uri kuyikoresha ariko ukaba udashaka gukopera. Rimwe na rimwe ikibazo gishobora kuba atari uko igisubizo kidahari, ahubwo ikibazo akaba ari uko wowe wanze kugikoresha. Ntabwo ugomba gutangira uhangana n'umuntu wamaze imyaka 20 yiga umukino, ahubwo banza umwigane, umwigireho, usobanukirwe n'uko abikora. Menya amahame ari inyuma y'ibyo akora, kora nkawe kugeza igihe usobanukiwe umukino.
nibwo uzatangira kubaka uburyo bwawe.